Haya, yes, reka tubashimire bakunzi ba Aguka Official, reka tubashimire mwese muri kutwumva muri mu bice bigiye bitandukanye, abari kutwumvira amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburusiro bwaryo, abari kutwumvira mu mujyi wa Kigali ubwo n'abataboneri muri rusange, abari kutwumvira hanze imbibi z'u Rwanda, tugenda tubasuhuza kandi tugenda tubashimira kuba muri kugenda mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Aguka Official. Shimira wakoze subscribe ukaba utanga share ndetse na comment na like kugira ngo mugende mutubwira ati hano bigenda neza. Ngenda saba nawe utarakora subscribe, kora subscribe hanyuma tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni Pasinario, iki ni ikiganiro cya siporo nabinde tugiye kugaruka ni transfer hano mu Rwanda ibya Hakizimana Muhadjili. Ushobora kuba wicaye wibwira ngo Hakizimana yarasinye ariko mu by'ukuri ntarasinya. Nibyo tugiye kugenda tuva imuzi n'umuzingo, ndaza no gusoreza ku matransfer zo ku mugabane w'Iburaya. Reka sume ku mazi gatoya cyane nyuma y'isegonda 30 ndaza kuza mbibabwira byose uko byakabaye. Ni Pasinario, subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yes, ibyacu ntago bitinda rero, reka tugende duhera hano iwacu mu Rwanda. Mu by'ukuri dore ko harimo abenshi bari kugenda bibwira ati Hakizimana Muhadjili yamaze kubasinyira ikipe ya Police Football Club, ariko mu by'ukuri nyuma yaho twinjiye tugenda tureba gahunda uko zifashe, dore yuko Aguka Official niyo channel yonyine, mu by'ukuri channel yonyine iyoboye kandi itunganyije igenda bagezaho ibintu mu by'ukuri byabaye ndetse n'ibiri guteganya kuba kandi bizaba. Gahunda iteye kite ya Hakizimana Muhadjili. Hakizimana Muhadjili ku munsi wo kuwa gatanu niho inkuru yabaye kimomo bavuga yuko mu by'ukuri yasinyiye ikipe ya Police Football Club. Ubwo ni nyuma y'aho yari amaze kurangiza amasezerano yo mu ikipe ya AS de Kigali, bikavugwa yuko yasinye umwaka umwe muri ekipe ya Police Football Club, agasinya umwaka umwe agahabwa miliyoni 15 z'amanyarwanda, agafata umushahara w'ukwezi kumwe, akaba azajya ahembwa ukwezi kumwe miliyoni 1 y'amanyarwanda. Akaba ari inkuru yabaye kimomo mu by'ukuri bavuga yuko Hakizimana Muhadjili yamaze kuba asinya amasezerano muri ekipe ya Police Football Club. Ariko nyuma yo kubaza umuvugizi w'ikipe ya Police Football Club, yavuze yuko mu by'ukuri Hakizimana Muhadjili atarasinya, ariko bari mu biganiro bikomeye cyane vuba ahangaha bashobora kuba berekana niba yasinye cyangwa bamaze kubikana. Dore ko mu magambo make yavuze ati twebwe harimo abakinnyi benshi tukirimo tuganiriza, mu by'ukuri nibiza kuba ngombwa ari igihe cyo kubitangaza turaza tubabwira ati Hakizimana Muhadjili yasinye, ndetse nabo turi kugenda twifuza. Bamubajije ku kijyanye n'umutoza, mu by'ukuri yavuze yuko nabyo biri muri process yo kuba bagenda baganira ndetse bigeze kuri ibiganiro bigeze kure, ikipe ya Police ishobora kubona umutoza mushyashya. Bivugwa yuko Hakizimana Muhadjili yicaranye n'ikipe ya Rayon Sport, ubu n'abayobozi ikipe ya Rayon Sport bakumvikana yuko agomba kubasinyira umwaka umwe bakoma miliyoni 13 z'amanyarwanda, ariko akajya ahembwa miliyoni 1 n'amafaranga 200,000 bya buri kwezi. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nimuze gutera amabuye abayobozi banyu uti babigenzemo runege cyangwa bagiye bagenda gake cyane kugira ngo gahunda yo gusinyisha Hakizimana Muhadjili, ahubwo habayeho case ivuga uti Hakizimana Muhadjili amafaranga miliyoni 13 yari yamaze kuba azemera muri rusange, ariko ndetse akemera guhabwa miliyoni 1,200 by'umushahara bya buri kwezi azajya ahembwa akumwa kurangiye yabasinye muri ekipe ya Rayon Sport. Icyaje kubaho ni iki? Hakizimana Muhadjili yaje gusaba ikipe ya Rayon Sport yuko agiterekaho amasezerano aratangira kubarirwa, agatangira agahembwa. Ikipe ya Rayon Sport ibirebaho ibona mu by'ukuri
yabiri kugwa mu gihombo iravuga ati abana hari n'abandi tuzongerera amasezerano, hari n'abandi mu by'ukuri tuzongera gusinyisha amasezerano, kandi bose twababwiye yuko bazatangira kubarirwa imishahara ari uko batangiye akazi. Nawe rero ku busabe ndetse n'ubwumvikane turumva watangira guhembwa ari uko watangiye akazi. Muhadjili ntiyabyumva neza, akomeza mu by'ukuri kugenda bitekerezaho ababwira ati nanjye nta kazi ngomba kugenda nitegura mu by'ukuri bikazagera igihe cyo kugera gutangira akazi, wenda biragaragara turi mu gihe cya corona, bikazagera igihe mu by'ukuri nta kibazo ufite. Ikipe ya Rayon Sport irabireba ibona mu by'ukuri yahitwara amafaranga menshi guhemba umuntu cyangwa umukozi utari gukora, baba baramuretse gatoya. Ariko tukongera tukibaza ikibazo kimwe kuri ikipe ya polisi, ni gute Hakizimana Muhadjili yasinye ikipe ya polisi? Ntihabeho kuba bamutangaza biri official cyangwa se bigaragara, cyangwa se byibura ngo tubone Hakizimana Muhadjili ari guterekaho amasezerano, cyangwa se kimwe yambaye jezi y'ikipe ya Police Football Club. Usibye ifoto yagiye kwirakwira mu itangazamakuru, wenda se ngo iki kiganza ni icyande Nihagire se murabona arinde, ariko mu by'ukuri nta wigeze abona Hakizimana Muhadjili yicaranye n'ubuyobozi bw'ikipe ya polisi arimo arasinya, cyangwa se yambaye uniforme cyangwa se jezi y'ikipe ya Police Football Club. Ikindi cya kabiri cyo kwibaza, ese ikipe ya polisi yabitangiye systeme nk'iya APR yuko isinyisha umukinnyi, niba histe babitangaza bakabitangaza bitonze muri rusange, dore ko ibya APR bibarucece, ikipe ya polisi nayo yabiteye ikirenge mu cya APR Football Club. Ibyo byose nibyo kugenda dutekerezaho tukareba mu by'ukuri niba gahunda ariko zimeze. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ibuze Hakizimana Muhadjili cyangwa batumvikanye kuri aya mafaranga, se amafaranga bari bumvikanye ndetse n'umushahara, ahubwo bapfaga kuba Hakizimana Muhadjili yatangira guhembwa amafaranga, agahita atangira guhembwa, iki nicyo hanini bagiye bapfa. Ikipe ya Rayon Sport yaricaye ihita itekereza ku muntu bita Kevin Muhire, dore ko yasinye amasezerano y'imyaka 2 y'amezi 2 muri ikipe ya Rayon Sport, ariko ikipe ya Rayon Sport ikaba yifuza kuba yamugumana bakamwongerera amasezerano iramutse ibuze Hakizimana Muhadjili. Haje kubaho ibiganiro, ariko Kevin Muhire arababwira ati ngifite gahunda hanze, nibiramuka byanze nzabategekeraho amasezerano n'ahandi nzajya. Ikindi kibazo gikomeye kiri muri Rayon Sport ku bijyanye n'abayobozi ni iki? Ishyamba ryero, dore ko batari kumvikana ku kijyanye n'uko biri kuvugwa yuko bita Clement n'uwo bita Blaise, ndetse twongeyeho na Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda bashobora gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Ndetse hari n'ubutumwa nakiriye bw'umufana w'ikipe ya Rayon Sport avuga ati birababaje cyane, ni gute ikipe ya Rayon Sport izabona ubuyobozi mu by'ukuri butagurisha abakinnyi uko biboneye, cyangwa se hakabaho mu by'ukuri ibintu usanga bidaciye mu mucyo. Ibi ni ibibazo mu by'ukuri biri muri ekipe ya Rayon Sport bigomba kugenda byigwaho ukareberwa igisubizo muri rusange. Bivugwa yuko uyu nguyu Clement na Blaise ndetse na Mugisha Gilbert, usibye ko Mugisha Gilbert bari kugira ngo bamwongerere amasezerano, ariko ari kubasaba miliyoni zisaga 10, ariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakaba barimo baterateranya amafaranga kugira ngo barebe yuko bazibona Mugisha Gilbert abaguma muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko bivuga yuko Clement ndetse na Blaise bashobora gusinya muri ekipe ikomeye hano mu Rwanda, bitabaye ibyanga bashobora kuba basinyira iyo kipe mu by'ukuri, nubwo iyo bubajeje ba nyir'ubwite bavuga yuko nta biganiro bigize biba hagati y'abakinnyi ndetse n'ababishinzwe n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange.
Amakuru yo mu Rwanda reka tuyasoreza ahangaha dukomereze ku ma transfer kugenda avuga ku mugabane w'i Burayi. Reka tunyarukire muri ekipe ya Manchester United kuri Kamavinga nkuko tubikesha na Netimina kiratangaza ko ikinyamakuru ikipe ya Manchester United yifuza ngo Kamavinga kugira ngo agende mu by'ukuri afashe ikipe ya Manchester United, ariko The Guardian nayo ikabitangaza yuko niba ikipe ya Manchester United ishaka uyu mugabo igomba gutanga miliyoni 25 n'ibice birindwi by'ama euro muri rusange. Ikipe ya Aston Villa irifuza bikomeye cyane bita Emile Smith Rowe ikindi ikipe ya Arsenal nkuko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bita The Guardian ndetse na Mundo Deportivo bigenda bitangaza iyi nkuru. Biravuga yuko ikipe ya Aston Villa yifuza bikomeye cyane Emile Smith Rowe, ariko ikipe ya Arsenal ikabaranze kuba imurekura dore yuko Emile Smith Rowe yongereye amasezerano muri ekipe ya Arsenal imyaka isaga 5 muri rusange. Bikavuga yuko rero ikipe ya Arsenal yanze ubusabwe ikipe ya Aston Villa kuba yerekeza muri ekipe ya Aston Villa ngo tubikesha London Express. Yes, reka tunyarukire mu ikipe ya Brighton Hove Albion. Bivuga yuko yamaze kwemera amafaranga ikipe ya Arsenal ibaha, dore yuko ikipe ya Arsenal yemeraga gutanga miliyoni 50 kugira ngo yegukane uwo bita Ben White. Bivuga yuko rero ikipe ya Brighton yaje kwemera aya mafaranga. Bivuga ko ikipe ya Arsenal yiteguye kuba yishyura aya mafaranga uko tubikesha The Guardian muri rusange. Yes, reka dusoreze kuri no nkuru ya Bukayo Saka. Bivuga yuko yamaze kugaruka mu myitozo dore ko yagize ikibazo cy'imvune mu by'ukuri muri rusange igihe abongereza bakinaga, dore ko yaje gusiba n'umukino abongereza bakinaga muri ikipe ya Ukraine bikaza kurangira ikipe y'abongereza itsinze ibitego 4-0. Bivuga yuko rero yaje gutangira kwitegura umukino bafite ukomeye cyane kuri no munsi wa gatatu n'ejo bundi no musibejo. Bivuga ko yaje gutangira kwitegura kugira ngo bazabone uko bakina n'ikipe ya Denmark kugira ngo turebe ko ibongereza bashobora kuba bagenda bapushinga bakagera kuri final. Yes, ni Pasinaro nk'ibisanzwe hano kuri Aguka Official. Kora subscribe hanyuma tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao. Messi sano etika ripore. Alright, la ciao.